ni kuri kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye abo mbyaye n'abana basa nanjye ariko ntabwo ari abana basa n'Imana. Bazasa n'Imana ryari? Igihe bazumva ijambo ry'Imana bamara kuryumva bakarikurikiza nibwo bazasa n'Imana. Ayunguye amaze gusa n'Imana aba yinje mu bushake bw'Imana, avuye mu mugambi w'Imana, kuko abantu bose n'ab'Imana. Satani yaje gukoresha ab'Imana yaremye bose, ariko ari mu mugambi w'Imana, ari mu bushake bw'Imana. Ni gute wamenya ko uri umugambi w'Imana? Ni igihe cyose ukora Imana ufite twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu. Abakurikirana ibiganiro bica kuri Kunda Ubwenge TV, mwebwe mwitabira kumva ijambo ry'Imana kandi murikunda, Imana iduhana umugisha. Ntabwo bisha n'Imana rero kuko ubana natwe muri biganiro, Imana ikugire neza. Kubambonye ari ubwa mbere, nitwa Sengumuremyi Felicien, mfite umudamu n'abana, ndi umupasiteri Mitorero Umucyo w'Isi. Yesu aduhane umugisha. Nyuma mbere ko dutangira uyu mwanya wacu kumva ijambo ry'Imana, tubanze dusenge. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye izina rya rikomeye n'ubutware bwawe, tugushimye kuko izina rya ryo twahereyemo kugira ngo dukirizwemo, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rikomeze kwamamara. Aya masaha rero tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umucyo kandi ijambo ryawe ni urumuri rumurikira abari mu mwijima bakabasha gusobanukirwa no kumenya. Ngwino ubane natwe, urushaho kwigisha ubwoko bwawe, urushaho kudusobanura kandi uduhereze ubwenge kugira ngo tubashe kuvuga ibyawe nk'uko biri, nk'uko bikwiriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nsenge amatwi bazabyumva rero kugira ngo nabo bazabashe kurisobanukirwa, rigire mu mitima yabo. Ko twasanze ifurisheti yakurisha ijambo ryawe ni amatwi. Aya matwi iyo twumvise ijambo ryawe, amatwi ashyira imitima yacu, imitima yacu niyo igasobanukirwa kugira ngo urusheho kumenya. Ngaho rero tuguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo ukomeze kubana natwe ndetse no kutugira neza kuri iyi cano, ni mu izina rya Yesu, amen. Rero nk'uko nababwiye ngo dukunda ijambo ry'Imana cyane kandi ijambo ry'ubwenge, nk'uko na cano yitwa Kunda Ubwenge TV. Rero n'ubundi ijuru rizagirwamo n'abantu bafite ubwenge bw'Imana, kuko Yobu yaravuze ngo dore kubaho Uwiteka Imana nibwo bwenge kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Aho niho hari ubwenge bw'Imana. Hanyuma tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere, ibice ni 15:45. Ibice ni 15 umurongo wa 45. Haravuze ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari we umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. 48. Nk'uko uw'ubutaka ari niko nawo ubutaka bandi bari, nk'uko ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari, kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Dusanye amagambo meza. Biragaragara ko hano tuvugiye ba Adamu babiri. Ushobora kuba rumenyera Adamu umwe, ariko hano amagambo ugiye kuganira biragaragara ko Adamu ari babiri, kuko haravuze ngo umuntu wa mbere, uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yaturutse mu butaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Hanyuma haravuze ngo nk'uko uw'ubutaka ari niko nawo ubutaka bandi bari, hanyuma nk'uko ab'ijuru bari niko n'ab'ijuru bandi bari.
bivuze ngo iyo twicaye mu rusengero tugatangira buriya ngo ubwira mugenzi ngo urasa n'Imana, aha tuba tubeshye, kuko umuntu asa na se wamubyaye, agasa na nyina wamubyaye, ntabwo asa n'Imana. Asa n'Imana ryari? Igihe yamaze kuvuka bwa kabiri, yinjiye muri wa muntu wa kabiri w'umwuka wavuye mu ijoro, we Yesu Kristo, ari we Adamu wa kabiri, nibwo duhinduka abana b'Imana. Tutarahinduka abana b'Imana rero ntabwo dusa n'Imana, dusa na ba data batubyaye. Kubera iki? Adamu akimara gucumura, akoze ibyaha, ntabwo yigeze abyarira muri Edeni, ahubwo yabyariye hanze Edeni. Ni ukuvuga ngo abo yabyariye hanze bose babyariye mu cyaha, ababyara bari mu muvumo w'icyaha, bababyarana nawe ubutaka, ntabwo ari abavuye mu ijuru. Hanyuma uyu muntu nawe turamusoma hehe? Ari Adamu w'ubutaka, kuko niwe ubanza hagaheruka umwuka. Mbere y'uko ubona Felisiye, mbere y'uko ubona Imana muri njyewe, uraza kubona njyewe Felisiye. Hanyuma Imana uraza kuyibona bitewe n'imyitwarire yanjye, nuko nibyo biraza kwereka ko ndi umwana w'Imana cyangwa ari umwana w'Imana. Hanyuma uyu Adamu rero akimara kuremwa, ari muri Edeni, yaracumuye. Akimara gucumura, Imana yamuremye imujyana mu ngobyi ya Edeni. Adamu Imana imwoherezamo, ntabwo yamwohereje gutegeka ibiri muri Edeni, yamutumye kurinda, yamushyizemo ngo arinde ibyagezweho byari birimo. Bivuze ngo ntabwo uyu Adamu ugomba gutwara isi, uyu Adamu usa n'Imana, ntabwo ari uyu nguyu twambaye, ntabwo ari ishusho y'inyuma igaragara, ahubwo Adamu ugomba gutwara isi we ari ahandi muri Bibiliya n'ubundi naho turaza gusoma, ariko ntabwo ari we uyu nguyu. Adamu we ajyanywe muri Edeni gucunga ibyagezweho. Iramubwiye ngo imushyize muri Edeni, imusizemo hari n'ibiti. Iramubwiye ngo dore ibiti uko ari bitatu, harimo igiti cy'ubwenge mbere cyiza n'ikibi, ntukakiryeho, kuko umunsi wakiriho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Hanyuma harimo igiti cy'ubugingo gishushanya Kristo. Igiti cy'ubwenge mbere cyiza n'ikibi cyari Satani. Hanyuma igiti cy'imbuto, ni byose bizera imbuto turibwa, twese turabizi. Hanyuma uyu muntu bwa bwisanzure bwiwe, nubwo yashyizwe muri Edeni gucunga ibirimo, ariko yamuhaye kondisiyo zo kwitondera ibiri muri iyi ngobyi. Rero agezemo, urumva mwarimu wamwigishije Imana yamuremye, arebye imuhaye kondisiyo zo kugenderamo, wagezemo kugira ngo yitonde. Arangije umugore, arangije ari muri iyi ngobyi, mu itegeko yamuhaye haboneka undi mwarimu uza kumwigisha. Uyu mwarimu wundi waje kumwigisha rero ni Satani. Araza aramubwira ngo harya ngo Imana irabwiye ngo ntimukarye kuri izi mbuto. Umugore ati rwose usibye no kuzijyaho, nta nubwo twemerewe no kuzikoraho. Aho ni ikinyoma cyatangiriye muri Edeni, aho umugore abeshyera umugabo. N'uyu munsi itorero ririmo rirabeshyera Kristo. Ntabwo riri gukora ibyo Yesu yabitumye, ntabwo riri gukora ibyo Yesu yabitumye. Yabitumye kubwiriza abantu ngo bagire abigishwa, ariko kugira ngo bahindure abigishwa, arava mu mazi menshi agahita avuga ngo ubaye umukristo. Ho yanu kubeshya, ntabwo ari byo. Iyo umuntu avuye mu mazi menshi agomba kwigishwa ijambo ry'Imana, kuko navuze ngo mugende muri babanje kuba abigishwa. Uyu mwigishwa w'ijambo ry'Imana niwe uhindukira akava nk'umukristo, kuko ijambo rye tugira abakristo. Haleluya. Hanyuma uyu Adamu arenga ku itegeko Imana yamuhaye. Umugore arangije aramugatureka arabashita ngaho kora urebe, akozeho. Umugore abona ntabwo apfuye, ngo asoroma kuri za mbuto za cya giti. Hanyuma bakunda gusobanura iby'umubiri ngo Adamu niho bararyamaye. Hoya, icyambere ugomba kumenya, Satani ni umwuka, n'Imana ni umwuka. Rero ahangaha uyu Satani yaraje aganiriza umugore, amaze kumuganiriza arya kuri za mbuto azishyiraho umugabo. Ugeze icyo tugiye gusobanura, twashaka gusobanura ko abantu babiri, b'Adamu babiri. Uyu Adamu rero wamaze gucumura akajugunywa hanze Edeni, niho yabyariye. Bivuze ngo iyi si yose yuzuye urubyaro rwa Adamu. Subiremo kano kantu, isi yose yuzuye urubyaro rwa Adamu. Akimara kujugunywa hanze Edeni, niho Adamu yabyariye, akakiri muri Edeni nigeze abyara. Bivuze ngo ababyariye hanze yose ni urubyaro rwe, ni urubyaro rw'igitaka. Basa na Adamu, ntabwo basa n'Imana. Ahangaha bazasa n'Imana ryari rero? Ni muri cya gihe bazaba bamaze kuvuka bwa kabiri, bakiriye Kristo, bakakira ijambo ry'Imana, nibwo bazahinduka abana b'Imana. Uyu Adamu wavuye mu ijuru niwe Yesu Kristo. Igihe tuzaba tumaze kumwakira, nibwo tuzahinduka abana b'Imana, nibwo tuzasa n'Imana.
ariko gusa n'Imana ntabwo ari umubiri w'inyuma ahubwo ni indani, hanyuma bikazasohoka bikagera inyuma ku myitwarire yacu. Uyu Adamu wa mbere ariwe tuvuga ari mu bice bibiri by'itangiriro, umurongo wa 7 haravuze ngo Uwiteka Imana irema umuntu umukungugu imuhumekeramo umwuka. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ahangaha niho twasanze ngo Adamu yahindutse ubugingo buzima kuko yari amaze kwinjirwa n'umwuka w'Imana. Cyari igitaka babumbabumbye, wari umukungu babumbabumbye, none binjijemo umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima kuko umwuka wari amaze kugira gute kumugeramo. Amaze kumugeramo rero niwe yafashe amujyana muri Edeni, imuha kondisiyo ujya kwiye kwitwara. Arangije aracumura, amaze gucumura ajumwa hanze ya Edeni. Uyu niwe Adamu wa mbere n'urubyaro rwose rumukomokaho. Isi yose yuzuye urubyaro ruturuka ku muntu umwe ariwe Adamu. Rero utari wamenya aho uturuka ntabwo uzamenye naho ujya. Numara kumenya ko watutse kuri Adamu ubutaka, hanyuma nibwo uzamenya ko ugomba gushakana Adamu umwuka kugira ngo uzajye mu ijuru. Ukiri muri Adamu ubutaka ntabwo uzajya mu ijuru. Numara kwinjira muri Adamu umwuka nibwo uzagira gute? Nibwo uzajya mu ijuru. Hanyuma Adamu rero wahaye gutwara ari wavuye mu ijuru. Turamusanga mu gice cya mbere mu 26 haravuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga n'ibiguruka hasi byose. Imana irema umuntu agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Haleluya. Uyu muntu uremwa mu ishusho y'Imana ntabwo uri Adamu w'umukungugu. Uyu uremwa ni wa muntu wa kabiri twavuze, ni Kristo wavuye mu ijuru. Niyo waje afite ishusho y'Imana, niyo waje afite ubumana asa n'Imana. Uyu nguyu rero birakwiriye ko nk'abantu bavukiye muri Adamu bemera kwizera uyu Adamu wavuye mu ijuru, bakinjira muri we, yamara kwinjira muri we bagahinduka abana b'Imana, bakagira ishusho y'Imana. Mu gihe batari bakiriye Kristo wavuye mu ijuru, uyu Adamu wavuye mu ijuru twamwakira, twe kwibeshya ngo dufite ijuru ntarihari. Haleluya. Mana ifashe kugira ngo aya magambo tuyumve. Turimo turasoma ibyanditswe. Pawulo yaravuze ngo niyo yatubashe kuba ababwiriza b'isezerano rishya kuko inyuguti ubwayo yicisha ariko umwuka atanga ubugingo. Uyu munsi inyuguti zaratwishe kwa ngo mugubwira mugenzi ngo urasa n'Imana gute, umusamanya asa n'Imana gute, umujura asa n'Imana gute, umuntu ufite ibyaha muri asa n'Imana gute, ni gute dusa n'Imana? Ni ukwiyamura umuntu wa kera. Uyu muntu wa kera Imana ivuga ahangaha ni Satani, imirimo ye mibi yose. Adamu amaze gucumura yajugunywe hanze Edeni, aho niho yabyariye abana, ni naho yabyariye urubyaro rwamuturutseho. Ariko urubyaro, haleluya, birakwiye ko urubyaro ruza rukakira Kristo, rwamara kumwakira kugira ngo uzajye mu ijuru. Haleluya. Adamu uyu nguyu yaremwe kubw'umugambi w'Imana, n'abamukomokaho bose bari kubw'umugambi w'Imana. Ariko Yesu yaremwe kubw'ubushake bw'Imana, n'abamukomokaho bose bazabaho kubw'ubushake bw'Imana. Ahangaha bivuze iki? Nk'uko umuntu w'ubutaka ari, niko n'ubutaka bagamukomokaho niko twasonye mu Bakorinto ba mbere 15:15. Nk'uko ubutaka wundi ari, niko n'ubutaka abandi bagomba kuzamera. Bivuze ngo niba ngiye Felicien ndi ubutaka, nabo nzabyara nawe ubutaka, abo mbyaye n'abana basa nanjye, ariko ntabwo ari abantu basa n'Imana. Bazasa n'Imana ryari? Igihe bazumva ijambo ry'Imana, bamara kuryumva bakarikurikiza, nibwo bazasa n'Imana. Uyu nguyu yamaze gusa n'Imana aba yinje mu bushake bw'Imana, avuye mu mugambi w'Imana, kuko abantu bose ni ab'Imana. Satani yaje gukoresha ab'Imana yaremye bose, ariko ari mu mugambi w'Imana, ari mu bushake bw'Imana. Ni gute wamenya ko uri umugambi w'Imana? Ni igihe cyose ukora Imana ufite ibyaha, uri umugambi w'Imana, ntabwo uri mu bushake bw'Imana. Numara gusohoka muri bya byaha winjiye muri Kristo, nibwo uzaba winjiye mu bushake bw'Imana.
Haleluya. Niyo nicyo gitumye ijambo ryavuze ngo nk'uko ubutaka ari niko nabo ubutaka abandi bari bamukomokaho, nk'uko umwuka ari niko nabo umwuka abandi bagize gute bari bamukomokaho. Uko twambaye umuntu w'umubiri niko tuzi w'igitaka niko tuzambara n'umwuka nitujya kujya mu ijuru, kuko Yesu najya kuza agiye gutwara itorero rye. Haleluya. Azatwara abantu bari mu bushake bwiwe, niba azatwara ubushake bwe ni ukuba mu ijambo ry'Imana rigatura mu mitima yacu. Niyo mpamvu inzu nibyo, haleluya, inzu ya mbere Imana ishaka ni umutima wawe, ntabwo ari insengero kujyana naho duterana kandi tugahugurana, ariko inzu ya mbere Imana ishaka ni umutima. Niho itura bango nzagendera muri bo, nzakorera muri bo, mvugire muri bo. Rero igomba kuvugira mu mitima yacu. Niyo mpamvu yandika mu gitabo cy'Abalewi 11:44 yaravuze ngo mumbera bera kuko nanjye Uwiteka ndi iki, ndi uwera. Rero dukwiye kwera nk'uko Imana yacu yera mbere yuko tuyikorera. Haleluya. Kuba umugambi ariko mushake bw'Imana. Dusomye kuri aya magambo, tuvuzeho umwanya mutoya, tuzakomeza no kuvugaho ubutaha. Hanyuma ndimo ndakubaza, uyu munsi uri umugambi w'Imana cyangwa ubushake bw'Imana? Nongere mbaze mpinduye gatoya, ese uri muri Adamu buri cyangwa uri muri Adamu mwuka? Ikibazo nawe ukwiye kwibaza kano kakibazo inyigisho. Uri muri Adamu mubiri cyangwa uri muri Adamu mwuka? Uko dusanze muri Adamu mubiri bose bazarimbuka, muri Adamu mwuka bazajya mu ijuru bose, ariko muri Adamu mubiri bazarimbuka. None uhagaze mu Adamu niki kikwereka ko uri muri Adamu mubiri? Ni ibyaha. Igihe ukiri mu byaha uri muri Adamu mubiri, uko waba uri kose titiri yose waba uhagazeho. Igihe ukiri mu byaha uri muri Adamu mubiri, Yesu nazo uzarimbuka. Haleluya. Cyama amagambo tukayumva cyane. Igihe cyose uzisanga mu icyaha kubera ijambo ry'Imana wumvise, uri muri Adamu mubiri, Yesu nazo uzarimbuka. Igihe cyose uzisanga nta cyaha ufite muri wowe, uri muri Adamu mwuka, Yesu nazo azakujyana, kuko kodi duhuza na Kristo Yesu ni ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Paulo avuga ngo ijambo rya Kristo ribe ryuzuye muri mwe kandi rigwiriye. Haleluya. Sore janga nkubaza ngo utekerezeho, nkurikije ugisha numvishije nibyo nize. Dusomye ijambo ry'Imana mu hantu hatandukanye, tuvuze kuri Adamu babiri, uwo mwuka n'umubiri. Hanyuma usigara wibaza ngo ese ndi muri Adamu mwuka cyangwa Adamu mubiri? Ko dusanze Adamu mu mubiri azarimbuka, ariko Adamu w'ubugingo atanga ubugingo, w'umwuka atanga ubugingo. Abari muri Adamu mwuka nibo bazajya mu ijuru. Uherereye he? Mana yo mu ijuru kumere kumva aya magambo ndetse no kuyasobanukirwa, kuko naho ndi wayakumvisha atari Imana. Ndabizi ni ibintu bishya turimo twumva, ariko birakwiye ko dusobanukirwa nimo dushaka kujya mu ijuru. Mu ijuru azajya mu kiranutsi, nta munyabyaha uzajyayo. Data mu izina rya Yesu turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Dusobanukiye neza ko ari Adamu babiri, hari Adamu mwuka na Adamu mubiri, ariko dusanze ku bantu bazajya mu ijuru ari uko bazemera kwakira Adamu mwuka ari we Yesu Kristo, kugira ngo bisange mu bushake bwawe. Ariko bari mu mugambi na bari muri Adamu w'umubiri ari we Adamu w'igitaka, abo bose bazarimbuka. Rero dushoboze kuva muri Adamu mubiri tujye muri Adamu mwuka, kugira ngo uzagere mu mugambi bwawe. Ubwo uzagara mu kiramagara amazina yawe, ntabwo tuzumva amazina yacu. Urakoze ku ijambo ryawe ryiza riherekeresha imbaraga zawe, kandi mwami icano ukomeze kwihereza umugisha, kuko anyura ibisho byawe byiza bicukumbuye biri mu bwenge bw'Imana, kugira ngo abantu bamenye basobanukirwe, kuko Imana y'iki gihe yahumye abantu imitima yabo kugira ngo batamenye ukuri, ariko nitumara kumenya ubwenge buguturutseho tuzasobanukirwa. Urakoze rero kubyumvisha kandi kumwe natwe ugiye kwirekesha imbaraga zawe n'ubutware bwawe kugira ngo dusobanukirwe. Ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen.